manze twumve niba uko bimeze biteze. What's up? Amazina naye bro? Antonio Nizera Patrick. Patrick. Umeze fresh? Umeze fresh nari. Abana batambutse hano wabumvise uburyo batyaye. Nabumvishe. Ko nta confidence ufite, zamura vibe. Confidence ndayifite wala. Ndayifite kabisa. Aryo waruvuze manzi? Niyo Nizera Patrick. Patrick. Stage ni yawe ngaduhereza. Okay, ndi mafia stop kumve yuka, ndi hasla reka zamurijwe ngo ni buribono ngo fata igitoki gemora ndi tayari kandi genda old school ndarapanga babaza heta do you fuck you sinzaguheza akomi hasla from brad gangster nakoze revenge kuko nshaka fe life yanjye ni yasta I give long the truth niba mind uri pet code ni waba gangster na diru wa kinaji ni yavamo profi ngo erega sindapfa ngo kandi genda cyaza ngo amaliyo bra niga ngo kuba brad n'aba clip bahuje tugende niga njya mu Kampala ugasigara ukumara ngo amapamba n'amapisi yenda no kukwica atuza nk'uburire kuko sineze kukwica ntuza muri canga ndarimeneramo umunsi nzajya mu mahanga nkajya guhanga. Patrick, tariki ya mbere tuzabonane warakoze imyuka iri hejuru kabisa, uri kuvuga ijwi rigaturika, sibyo? Nicyo cyonyine ubura, naho ibindi byose urabifite, ariko imyuka sinzi ahantu umwuka wawe uri, ariko ugenda ukureyo kabisa. Tariki ya mbere tuzabonane ahangaha, ni revenge, ni collection na ubwire n'abara baraperi bose bari muri Muhabura. Numvise muri Muhabura hariyo pepiniere y'abaraperi, sibyo? Ubabwire bose kabisa tariki ya mbere muzaze ahangaha kuri akwezi mu bakubiti. God bless. Thank you my brother. Thank you. I like you.